wakuriye Inyange. Ese muturiye he y'urwibutso ugereranyije ni harya hepfo ku kibuga cy'umupira w'amaguru, ese umanuka kuri ka gahanda ndumva amazi, hari agahanda umuntu amanukamo yerekeza ahantu hari ikibuga cy'umupira w'amaguru, sinzi niba hazi. Ndahazi, hitwa muri Nyamitanga. Muri Nyamitanga. Ni hehe ya mutuye, ni hehe ya Nyamitanga mutuye mu by'ukuri? Twebwe rero zunda kurangira gute gusa ubu taragera ku kibuga. Abahazi hitwa Icyambogo. Icyambogo. Nukuvuga ngo utuye neza hariya. Yego. Kuva mu rugo ujya ku rwibutso ni minota nka 20. Yego. Kuba uturiye urwibutso bakakubwira amateka y'abana b'Inyange bigufasha iki? Bimfasha kumva ko abo bana bari intwari kandi nkwiye gutera ikirenge mu cyabo kuko ibyo bakoze nyine ni ubutwari. Aha ni byiza cyane. Nk'urubyiruko rero cyangwa nk'umuntu uri kuzamuka, ibibazo muhura nabyo muri iyi minsi yo kwibuka, nyine inzitizi muhura nazo zituma umuhango wo kwibuka ushobora kutagenda neza, ndagira ngo tubisobanukirwe kugira ngo niba bihari inzego zibishinzwe zibikoreho, ariko niba bitanahari nabyo bibe byiza byo kwishimira. Nizi nzitizi mbona kuko leta ikora uko ishoboye, buri muntu akisanga ku munsi wa nyawo nyine twagiye kwibuka ku maradiyo tukabyumva. Mbese nta nzitizi ihari, navuga ngo iyi ni inzitizi ikeneye gukemurwa, babyitayeho rwose. Ni iki wibukira ku bana b'Inyange? Kuba bari intwari ni ibyo gushimirwa. Yego. Kandi ikindi n'abitahiye baruhukire mu mahoro, bumve yuko abasigaye dukomeze gukora ibishoboka byose ibyabaye bitazasubira. Ubigira kuki? Ubigiraho iki? Nk'uko nabivuze tugitangira, mbigiraho ko twese turi Abanyarwanda, ntagomba kukureba ngo ndebe ngo uri umuhutu, ngo uri umutwa, ngo uri umututsi. Ibyo bintu ntabwo bikwiye rwose, n'abandi babyumvira. Yego. Ku mashyiga rero hari ingengabitekerezo ya jenoside ikorerwa ku mashyiga. Amashyiga? Yego. Kwa kundi ndagira ngo tuganire ku bajyanye n'ababyeyi bo muri Nyange, kuko ababyeyi bakunda guhugura abana babo ku bijyanye n'ibintu runaka. Ese ababyeyi bo mu karere b'Inyange bo bigiye kuki? Bigira kuki kuri abo bana? Ese bafite nk'uku nyine ubona ababyeyi basobanukiwe n'iyi gahunda yo gushishikariza urubyiruko kurwanya jenoside cyangwa se ingengabitekerezo yayo aho iri hose mu gace ka Nyange? Reka tuvuge mu gace ka Nyange kuko uyu munsi niho turi, cyane cyane ko ari ku gicumbi cy'intwari bariya bana ariho banze kwiciramo ibice. Ndagira ngo rero tubariho tuganire. Sino uko byagenda kose buri munyarwanda wese yasobanukiwe iki kintu. Ikintu cy'ingengabitekerezo mu babyeyi, wenda reka nguhe urugero nko ku mubyeyi wanjye. Ngewe mu bihe nk'ibi iyo nabaga ndi mu rugo yaganirizaga ibyo yagiye arebesha amaso ye, akambwira buryo ki hari abayobozi babyivanzemo, mbese nyine akanganiriza. Ariko nyine akayumvisha buryo ki byari bibi ntakwiriye no kwifuza kuba narabibonye, kandi akambwira ko ntakwiriye kuzivanga mu bikorwa nk'ibyo ngibyo. Hari urubyiruko rufite ababyeyi bakoze jenoside mu mwaka w'1994. Hari n'urubyiruko rukomoka ku babyeyi barokotse jenoside mu mwaka w'1994. Babanye gute? Kuri ubu ngubu babanye neza, baranashakana, baranakundana, barasobanukiwe. Nabo nyine bamaze kumenya ko abayobozi bo hejuru babakonvetse gutyo. Bibi dade bibi buretse gata bebe. Yego. Ati barabakonvetse cyangwa se barabasobanuriye. Uko biri kose abantu benshi baba bifuza ko jenoside itagaruka ukundi, ariko navuze abantu benshi, hari ababifuza ko yagaruka. Yego. Niyo mpamvu usanga hari abantu abakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside nicyo baba bashaka burya. Wari ubizi? Baba bashaka ko yagaruka. Yego. Niko kuri. Kuko niba umuntu agifite, none se niba umuntu agize gutya akaza agatwika inzu cyangwa se agatemagura imyaka, iyo umuntu acitse ku icumu.
reka mbabwire yuko iyo umuntu agize gutya akajya muri Kongo akabwira abantu gutya na gutya ngo mu Rwanda haracyari ibintu by'amoko ukumva haracyari, iyo umuntu avuze ibintu nk'ibyo mu by'ukuri bumva ko ari mu nzira yo kugarura yego abantu nk'abo rwose bariho pe. Ariyo mpamvu nkubaza ni ese mu by'ukuri wenda nkawe nk'urubyiruko ubirinda gute? Bakoresha imbuga nkoranyambaga hanini, bagerageza kuvuga ko ari intwari z'u Rwanda, bagerageza kugaragaza ko abayobozi b'u Rwanda bikunda bakora amakosa, hari ibyo badakora neza. Uhangana nabyo gute mu by'ukuri? ariko niba wararebye neza ubona yuko n'urubyiruko rw'u Rwanda rwamaze kubisobanukirwa. Uzarebe komenti baba babwira ati ibyo bintu mukora ntabwo ari byo, ni ingengabitekerezo, niduteze kuzakora n'ibyabaye sibyo. Icyo nababwira cyo nibahagarikira, kuko umubare w'ababikora w'abakwirakwiza ingengabitekerezo uri hasi kurenza uw'abasobanukiwe yuko ingengabitekerezo atari ikintu gikwiye. Yego. Ubwo rero turabwira bifuza ko gukumira cyangwa gututumbya cyangwa se kongera kugura jenoside, abagerageza gukwirakwiza ingengabitekerezo yayo, abagerageza guca igikuba muri rubanda, nkeka ko ikintu cyose cyatwara ubugingo bw'umuntu, ikintu cyose cyaca abanyarwandamo igikuba, ikintu cyose cyatanya ubumwe bw'abanyarwanda, ikintu cyose cyatanya gushyira hamwe hagati y'abanyarwanda, icyo ngicyo ntabwo cyashoboka. Niyo mpamvu tuganiza urubyiruko kugira ngo turusheho kurwegera umunsi ku munsi. Hanyuma rero hari icyo nakita abayobozi. Burya umuyobozi udakora inshingano ze, abayobozi barya ruswa, abayobozi basambanya abana batoya, abayobozi bakoresha ikimenyane, abayobozi bakoresha igitugu, ni bamwe mu bashobora gutuma icyo nakita ubumwe bw'abanyarwanda bwangirika, yego, cyangwa se bucika. Ibi bintu nk'umwana muto uri kuzamuka, ndi kukwita umwana muto kuko uri urubyiruko, yego, ni gute nyine mugerageza kubishyira guhangana n'abo bayobozi, kuko barahari. Hari abayobozi His Excellency Paul Kagame akunda guhitura, barya ruswa. Uyu munsi baby keep quiet muturire. Abayobozi barya ruswa, abo bayobozi nyine ese ntabwo ujya ubabona, ntabwo ujya ubona rimwe na rimwe ukakumeyobozi serivisi akayikwima kandi mu by'ukuri yikwiye, bikaba byatuma utishimira ubuyobozi bw'igihugu. Hari igihe bibaho, gusa ntekereza ko bamaze gusobanukirwa. Ariko kera nkiri muto, ndi nko mu myaka nka 17, nigeze kujya kwivuza ahantu kwa muganga pe. Umuganga nkaho yamvuye atangira kumbwira ibintu ngo uramutse ngo umenye ubwenge, uramutse ngo ubyemeye, ngo naguhindurira ubuzima, ibintu nk'ibyo nyine by'amarari y'abaganga n'ibiki, bishaka gusambanya muri rusange. Yego. Rero ndatekereza hari n'abandi bakobwa bajya babivuga ko bagiye gusaba serivisi bagahura n'ibibazo nk'ibyo. Ariko icyo nizeye n'ubuyobozi bwacu, kuko akenshi ujya kubona ukabona bafashwe. Gusa abo ngabo nabo basubiza igihugu inyuma, batura hasi imyumvire myiza, mbese bakadogereza ibintu. Ariko ubuyobozi bwacu ndabwizeye. Yego, ni ibintu byiza. Ndi kumwe na Grace. Grace ni umukinnyi wa sinema. Grace ni umuntu ukora imyidagaduro. Grace, ndi kuvuga izina rimwe, ni Grace Marie Grace Mukeshimana. Turi kumwe n'urubyiruko rw'Inyange. Twagira amahirwe yo kumuganiriza kuko urumva yakuriye hafi y'intwari, yaho intwari z'Inyange zigaga, banze kwitanya, banze kwica mw'ibice. Turamwiyambaza rero kugira ngo mu by'ukuri atange umusanzu we, agire icyo asangiza urubyiruko rw'u Rwanda, agire icyo asangiza abanyarwanda. Nk'umukinnyi wa sinema, ibintu mu by'ukuri bidushimisha, tukagenda nyine duhana inyunganizi ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Grace, wenda turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro, ariko ikibazo nakubaza, ese iyo urebye u Rwanda aho rugeze ubu ngubu n'aho ruvuye, yego, itandukaniro ubona riri? Ugomba gusobanukirwa iki kintu, n'umuntu utareba yabihumurira. Yego. Ni ikihe gikorwa mu by'ukuri uyu munsi gihari? Baby please stop.
ni igihe gikorwa mu by'ukuri uyu munsi gihari ubona ko abanyarwanda bose bakishimira nyine kigaragaza ko u Rwanda mbwira nk'ibikorwa nibura nka bitatu bigaragaza ko u Rwanda rutandukanye bw'uyu munsi rutandukanye n'u Rwanda rwo mu 1994. nakubwiye ko njye nakundaga kuganira n'ababyeyi banjye cyane cyane mama akambwira buryo ki bajyaga ku ishuri bambaye ibirenge, buryo ki batari bemerewe kwisiga amavuta, buryo ki bapfunyikaga mu tuntu tw'udukoma. urumva reba uyu munsi wa none mbere na mbere abana ku mashuri ukuntu bakeye bameze neza, n'umwana w'imyaka 2 ariga. Icyo kintu wari ukizi mu marerero, ugasanga umubyeyi yabonye uburyo bwo kujya gushaka imibereho n'umwana we ku ishuri. Ibintu bijyanye no kuvurwa, hari ababyeyi benshi bapfaga bishwe n'inda kubera kubyarira mu rugo. ubu nta mubyeyi n'umwe wabyarira mu rugo. ndetse na gahunda yo kwipimisha nyine ubona iterambere. ibintu bya transport kera ngo bavaga mu cyaro bakagera i Kigali n'amaguru, ariko ubu ngubu nko ku depot tuvugane yataha yaza akazi kakorwa. Yego. Ese urakoze cyane. Ese iyo ugiye nko mu nzego z'ubuyobozi ahantu hatandukanye, ese nta vangura rishingiye ku moko cyangwa se ingengabitekerezo ubu babonamo nta hantu na hamwe wivunika? nta hantu na hamwe no muri sinema hari ibintu byajyaga bivugwa kera ngo bareba ku masura ngiki, ariko so babaye bareba ku masura niyange yajyamo shino yajyamo nacyo. ariko nyine ntabwo bikiba mu nzego zose, mu bikorwa byose, ahantu hose ntabwo hakibaho hutu twatutsi. twasobanukiwe ko twese turi abanyarwanda. ni ibintu byiza, ni ibintu byo gushimira. nayo ikiganiro nitwanshimye Imana simira. muri iki kiganiro twaganiriye kuri byinshi, twaganiriye ku tuntu n'utundi, ariko ibiruta byose mbere y'uko nsoza reka mubaze ikibazo. urubyiruko rw'Inyange, urubyiruko rwa Nyange, ese mujya musura urwibutso rw'abana b'Inyange? Yego, tujya dusura urwibutso. ntabwo ari bo bonyine nyine bashyinguwemo mu cyubahiro, hari n'abandi baguye muri kiliziya mu bice byo hirya no hino bitandukanye. hari abagiye bicirwa ku murenge ahantu hatandukanye. turarusura kuko ni urwibutso baduhaye rwiza, n'abandi bazarusura barebe. nayo ikiganiro nitwanshimye Imana Simon, nari ndi kumwe na Mukeshimana Marie Grace. Turagushimiye ugira amanota uturuka ku Mana. namwe ndabashimiye.